Shana kibazo ndaje binota bikera ujya ku marembo ya gare ndi muri restaurant bita New Life Restaurant ngombwa niho uri buze kunsanga hanyuma n'ibindi ndari kubwira uhageze usubira mu rugo njya kwama akusubira sana haya nazo sana ndagenda nanameze gutya ahubwo se oya ndagiye Arimaze kurambira twari wa moto wazuze nabanje kubura moto no kuva mu rugo ntarabizi bagize n'icyaro se bagurikiza ifanga yakunda nabete akase mwana waje amukandereza oya ntabwo namusembuye no muri life bajya muri tuvuze n'icatsi oya ni fanta gusa uri mwiza gusa wawe arabizi nayo gibyawe gusa ko buri kuntera isuku ariko ni umuntu wese arayo yajyanye n'utubwiro kuri ni wewe wenyine wabiruye nawe wambaye neza urakeye reka mpamagare serivire ndebo tuve ko ari ikintu cyatuzanye no kwinezeza sitangire kugira ubuzima kandi kugira ubuzima bugenda no kurya ibiryo ubundi buri ibiryo bibuze buriya n'aya mafaranga yose tuyabuze ntacyo ariko ibiryo bibuze icyo cyari ikibazo ibyo ndabyina ariko njyewe ndumva nshaka kurya seriveri we mba nawe tugutuma ko se mwebwe igihe umuntu aba yabahamagariye yibuze umuntu yicariye ahangaha resitora yanyu ntabwo uzi kandi tuzwi muri cyitegererezo hano hose mu gutanga serivisi nziza abambere rwose tukanyura aho ushaka amazi afata kandi ugomba kubikora neza shima munze efanga n'ibiryo kandi mushireho ibijumba n'ibishyimbo umusirimu umwanagije ubasembye njyewe n'ubundi njyewe nashatse kurya ni ukurya bya by'ibiti ngibyo bitumbagira hejuru bimwe baza nabitubagurika buri yajya ugurira 50 patrora fatishije fatishije cyane cyane aho muri bon appétit yemba nahaze rwose mba nariye nta kibazo mba numva mfite twindeba mba numva nta kibazo rwose njye mfite shaka ibintu by'ibiryo rwose njye narahaze twe tuba twariye ibintu byinshi amakoko ibiki nk'ubu navuye no mu rugo ndiye rwose cyane bon appétit kandi ntungakarire gusagufashije urumva none nanjye ntabwo narya nahaze nabundi sheri nabundi sheri nabundi buriya ndawukunda ahantu se heza none ndashaka kukujyana nabundi sheri komeza unganiza nta kibazo ntabwo uzi ko bamurya ariko se urufunguzo batinze kuruzanira ubona rero mfatakeneye gufungura batumye icyayi cyane mu cyumweru kiba ari cyiza kigura amafaranga y'inote y'ibihumbi 5 urakoze cyane aka ni kakacyayi kagura harya nawe 5,000 oh no bona merci aka gacyayi kararyoshye akacyayi ni keza hano hano n'abakire nanjye basohokera reba ubu urimo unywa wirebera hose wirebera umujyi wose uteye reka mpimagurutse njye hanze ndaje sawa banguke. Yamwiyemeje ariko amazi
ngo azibone icyayi cya bitanu cya uriya nzamuka nyagasani umukobwa urya amasahani abiri y'ibiryo yarangiza akarenzaho na fanta eshatu ahubwo niba uri ikintu kizi kurya cyane mbese indogobe ibamo uriya mukobwa ashobora kuba arya nk'iki nk'indogobe kunywaho anywa nk'ikimodoka cya samuterera gishaje fanta eshatu ahubwo genda ubona uno mukobwa arya nk'inzige kabisa amasahani abiri y'ibiryo ahubwo si uwo mafaranga ndabona reka ndebe mbona nayo afite kitaraza ijana yes nabasa amafaranga yo kugura asanga agiye gusabira hano ndabona naje Shiri warambiwe ntabwo nawe waratinze ntabwo ari cyane ako se abantu bahabatwara ntabwo narambiwe cyane cyane gusa kamaze no gushyiramo cyangwa tutagiye tukareba noneho aho haze cyangwa bamaze tuyibazana ibindi bazana ibindi aho tumize gushaka basi ya mafaranga ndafite nta kibazo njye nakubwira ngo ntuzagire ikibazo amafaranga iwanjye seriva nta kibazo ndabona yagiye hirya iriya akose we kuhamagara nk'umuntu udafite imbaraga hamagara serivera zo imbaraga ndazifite ariko buriya abantu bo bakiri ntabwo tujya dupfa gusakuza cyane ngo naza n'ibindi nirire n'ubundi sindaha buriya arizana reka tujye tuganira arizana rwose umutima ushaka ugiye ku kibazo cy'amafaranga ntuzagire ikibazo cy'amafaranga ubu ndi gutegura ko twagiye igisenga ubu ni ubwabo kuri ya vatiri yanjye naza n'izindi reka banduze ariko urazi sheri isi ikintu ujya gukora reka nze mwirebe genda umuhamagare kubera ko dushobora gusanga agiye kwakira abantu arimo aranyicisha icyaka reka nze mwirebe umuntu urya nk'inzige ararya nk'inzige akanywa nka samuterera ishaje